avuga Yesu, avuga Umwuka Wera. Kuko sigi ibitabo 66 sibyo bitabo biba muri byanditswe. Haleluya. Handitswe ibitabo byinshi, ariko kugira ngo babihuze byitwe Bibiliya, byitwa igitabo kitaza gisubirwamo, byitwa igitabo cy'amateka adasubirwamo, kuko ni igitabo cyake. Ariko bagenda kubanditse wese, abanditsi 40 bagenda kuri abo bantu batatu, nimba byibuze akagereka akashiraho ku ruhande k'abayuda ukuntu ariko basenga Imana. Haleluya. Icyanditswe cyose kitarimo Yesu, kitarimo Imana, kitarimo Umwuka Wera, ntibashize muri Bibiliya. Tuzimana icyubahiro. Haleluya. Kuvuga Yesu nuguhera mu itangiriro ukamushitsa muri funo. Nukuvuga ngo Yesu ahera ntiyakutse muri ibi bazavuga ngo yaje mu isezerano rishya. Nico gihe yagaragaye nk'umuntu, ariko si cyo gihe Yesu yabayeho. Yesu yabayeho isi n'ijuru bitaraba. Haleluya. Titwamuvuga ngo muri cyamakeya ngo tumumare. Yesu ntazashira. Nuko tumuzi ntitumuzi. Yesu tumuza agace. Tuzatukojora. Niyo mpamvu iyo mubonye uzamubona none habaye mushi. Iyo mukoreye ikintu uzamubona none ndamubonye ukanda habaye mushi. Yesu ahora ari mushi. No mu ijuru abamarikaza bahora babona ari mushi. Haleluya. Reka baza kudusomera hanyuma afate mikrofone dusobanura ariya magambo Yesaya yabonye, kandi yayabonye mbere y'imyaka 700 kugira ngo Yesu avuke. Ramusavuga Yesu bavuga ko umwami Yesu yavutse. Haleluya. Amen. Arukundo tuvuga ngo mpaka saa 6 ndicho gihe Yesu avukira. Amen. Sicho gihe. Igihe cyose uhindukiye ukamuhindukira Yesu abavutse. Amen. Yesu ahora avuga. Niyo nababwiye ngo Yesu ahora ari mushi. Igihe cyose umutekereje gute ubu mubyara nawe abakubyara muba mubyaranye na Yesu. Niyo Paulo yavuze ngo jewe ndi maze kuba igiswa mu cyane n'umwe na Yesu. Munabambwe nawe kandi Paulo ntabwo tugeze tumubona ku musaraba. Reka basome Yesaya 9:6 kandi uragenda umurongo kuwundi tiwihuta gusoma urangiza usoma ijambo rimwe rimwe. 9:6 Yesaya aravuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwira. Hera kuri 5 nuko Imana yatuvukiye. hagarara nushaka gucyaguze tarusha kandi muyomba mubona gapangira ushaga nesariyote kandi ni memba gusa mwamba mumureye abandi bo banditse gushaka mu gusa kaba muyomba. Anyway, nuko Imana yatuvukiye. Tuweze Imana icyubahiro. Tuweze Imana icyubahiro. Tuweze Imana icyubahiro. Nuko Imana yatuvukiye. Umwami Yesu yatuvukiye. Hari ibintu abayuda bakazagendera kubyara umwana w'umuhungu. Iyo yabyara umwana w'umuhungu ijambo rya mbere yarabagwa kuko ntibabaraga abagore cyangwa abakobwa, babaraga umuhungu. Iyo umugabo yabyara umuhungu yarabagwaga mu muryango. Ni ukuvuga ngo havuka umuntu niwo bitaga umuntu. Bijya 5,000 Yesu yababuri n'abagabo kandi hari abagore n'abagabo. Nuko Imana yatuvukiye. Komeza. Duhawe umwana w'umuhungu. Duhawe umwana w'umuhungu. Ubutware bwe buzaba ku bitugu bye. Ubutware bw'uwo mwana Yesu niwe wenyine wavukanye ari umutware. Kuko ubundi umuntu ava umwami Yesu we yavukanye ubwami. Ubundi umwana uvutse aba prince. Sisibyo. Kugeza igihe bazamwimikira akabona kuba umwana. Ariko Yesu we yamavuka umwana. Kurumva ko ari igitangaza. Komeza. Azitwa igitangaza. Azitwa igitangaza. Kuko yavutse mu bitangaza. Mu bitangaza biri Yesu yavutsemo. Nuko yavutse ari umwana. Ijambo rigira kabiri. Nuko yahisemo kucunga twaravuze. Nuko yahisemo we wenyine ahavukira. Kuko twese
ntawigeze ahitamo ahavukira. Yesu yabihisemo. Kubera ko Yesu yahisemo ahavukira, nicyo cyamugaragaje ko ari igitangaza cyabaye. Amen. Kuvuka n'umwami, icyo ni igitangaza cyabaye, cyitwa Yesu ko ari umwami, icyo ni igitangaza, azitwa igitangaza. Amen. Umujana. Ndetse mwana icyo baratubwiye kuri iryo jambo. Haleluya. Ni umujyanama ukomeye. Aho uzapfiriye ni ukugira umujyanama mubi. Uko uzobona abantu bose bananiwe nuko bagize abajyanama babi, ariko nta muntu unaniwe ubaho. Umuntu wese avuga mu bwenge, umuntu wese avuga mu muhanga, umuntu wese avuga ashoboye. Ariko iyo wagize niyo babandi, Yesu yavuze ngo ntimukicarane n'abakobanyi. Umuntu wa mbere uzi ukwisha wa mbere ni umujyanama, kandi umuntu uzi gufasha. Bakavuga ngo umugabo ukomeye nuko bafite umudamu wiwe w'intwarikazi. Iyo ufite umujyanama ukomeye, iyo ufite umuntu ukomeye muri kumwe ukugenda inama, uzi ukomera, ukuzubona umugabo mukabona ngo umuntu arakomeye. Bavuga ko ari perezida w'igihugu runaka cyangwa se umusirikare runaka arakomeye. Kurya si kurya n'abamurimo. Amen. Haleluya. Iyo umuntu ari intwari, si wa muntu, niba abantu bamukiza. Aho uzapfiriye ni ukugira umujyanama mubi. Impamvu, haleluya, 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 turi kumwe. Impamvu Eva yacumuye ku Mana ni uko yabuze umujyanama. Ariko Eva iyo aje kugira umujyanama ntaba yarashumuye. Ariko impamvu yemewe gushukwa, agira igishuko biramufata, arabyumva bimuja mu matwi kugeza aho abikora, nuko yabuze umujyanama muri wa mwana. Haleluya. Mose Imana yaramubwiye ngo ngiye kugutuma. Aravuga ati kuko yabanje gutera imbaga y'Imana ati je sinshoboye nzanamenya gusa sinzi kuvuga. Mose yari yarize ariko ntiyakaza amenya kuvuga neza, yakaza amenya gusa. Aramubwira ngo azaguheza umujyanama, azaguheza Aroni. Impamvu Mose yakomeye nuko hariho Aroni. Haleluya. Impamvu ugomba gukomera nuko ugomba kugira umujyanama. Umujyanama niwe muntu w'ingenzi mu buzima bwawe, akugeza kuri desite yawe iyo ushaka kugera. Umujyanama niwe uzi kugukuza akakurera. Haleluya. Igihe twari tubatizwa, nareke kuvuga ngo ni kera ariko si kera cyane n'ejo bundi, kubera ko ndafite imyaka myinshi cyane. Umusaza watubatije ni umusaza w'iwacu, isekuru wa Gido wo mu Gakuru, niwe wamatije. Yatubwiye amagambo abiri. Yaratubwiye ngo mubatije mukiri abana batoya, ariko muzegera abantu bakuru kugira ngo babarere. Ijambo rigira kabiri. Umuntu wese mukuru nazo uzakubwira ijambo kubera ko mwize bashaka, uzugaragaza kwandika. Ijambo rigira gatatu. Aratubwiye ngo umwana w'umusore mutoya cyangwa se umuntu wese waciye ku ishuri uzogaragaza gutwara ikintu kimwe, kuko iwacu cyatubwiye ga telefone ntayo ari hano. Yatubwiye ngo uzotwara agakaramu mu mufuka n'agakaratasi. Nuhura n'umuntu akagucana inshinga akakubwira ikintu utumva neza, uzoza wandika ukibike, uje kubwibaza cyangwa kubitekereza. Nakubwira ikintu ukumva akubwiye inabi, iryo nabi izagukuza. Ariko iryo nabi izaguha ubwenge bwo gutekereza. Nakubwira neza nazo bizagukomeza. Nukuvuga ngo uzujana agakaramu wandike hejuru y'ubuzima uzaguha ucamo. Ejo muri none bitekereje ngo atubwiye ibintu bizima kubera ko twazumva cyane. Haleluya. Umujyanama ni umuntu mwiza mu buzima bw'umuntu. Imana ikomeye. Ni Imana ikomeye. Emmanuel, bavuze ngo Muhammad ngo azitwa Emmanuel. Emmanuel ntabwo ari izina. Emmanuel bisobanura ngo ni Imana iri kumwe n'abantu. Icyo kintu babona ari ikizina kirekire. Ni Imana iri kumwe n'abantu. Barabihina bazita Emmanuel. Iyo niyo Mana. Yesu ntabwo yakuze nk'umuntu. Yesu agaragara kabiri, agaragara nk'umwuka kandi akagaragara nk'umuntu. Abasiramu niyo bazaga ngo Yesu yaravutse n'uwa Mariya na Yosefu,
ariko ntibamenye ko Yesu yahoze. Ni Imana ikomeye. Haleluya. Imana yakomejwe n'iki? Kubera ko Yesu yiswe ngo ni Imana ikomeye. Yesu yakomejwe nuko yongeye kuja kugarura jewe uyu wari umunyabyaha. Adamu wa mbere amaze gucumura, Imana yari isa n'umutari. Haleluya. Twese Imana ishobora. Haleluya. Aje kumugarura. Yesu yitange, nta mumarayika n'umwe wahaguze, nta muntu n'umwe mu ijuru wigeze wakuka, bagiye inama. Umwuka wera ntiwahagurutse uje gutabara. Yesu aravuga ngo jewe ndagenda ngarura umwana w'umuntu kandi mukugarurire. Niwe intermediaire. Abimana rero ikomeye nico ki. Kubera ko yakoze igikorwa mu ijuru baratangaye. Igihe rero gusa abamarayika batangajwe n'ikintu kimwe. Baravuga ngo Yesu tuzi mu ijuru, reka tumanuke tuze kureba yambaye umubiri w'umuntu. Titwaze Imana ishobora. Nitara haleluya muranekiza. Twese Imana ishobora. Haleluya. Ni Imana ikomeye. Ni Imana ikomeye. Data wa twese uhoraho. Nico. Izina rya Yesu rizari tubera twese. Izina rya Yesu rizari tugwira twese. Izina rya Yesu ntirigira umurava. Izina rya Yesu ntirigira ubwoko. Izina rya Yesu ntirigira amasura ngo umuzungu umwirabura uruki. Izina rya Yesu riratugwira twese. Ni data wa twese. Twese Imana ishobora. Haleluya. Ni data tukazo kubera ko iyo uvugana n'umwana, iyo uvugana naso hari ibintu uzukoresha. Iyo umubyeyi yavugana n'umwana we, umwana ntaza asaba, asaba ivuganye ijambo rigira kabiri, ntaza yifuza. Umwana mu rugo ntaza yifuza. Iso nimba afite ibintu byose, tuzi ko umwana ntuzi ko umwana waje nimba ndatunze imodokari, umwana waje yo yifuza. Ariko umwana waje nimba ntuzi imodokari, ntaza yifuza imodokari. Irahari kandi si ni yasi. Amen. Umwana ntaza yifuza mwana, umwana nahaze mwana. Kubera ko dufite data ni data, Yesu ari data wa twese. Kubera iki twifuza, kubera iki tugisha tubura dufite byose. Gusa ikintu cyatugoye ni ukumenya ko turi abana mu rugo. Amen. Haleluya. Babana babiri bawukirana wagiye n'undi arasigara. Ugiye ukirana yari yakoze amakosa aragenda kandi afata umutungo we awica nabi. Ariko agarutse Isaka ari ashimira aramubagira. Ugiye wari wasigaye aravuga ngo kubera iki wabagiye ariyo wambitse impeta nziza, umwambitse ikanzu nziza, jewe wasigaye ibi byose biri hano si ibyawe. Aho zigeze bije hari icyo wabonanye, hari icyo wifuje nagaho ubundi ntikigwa gusa. Yari gusigina atari afite muri we, yari kwataha unavuga ngo bino byose ni ibyiwe. Haleluya. Gahini aje gukosha Imana avuga ngo se wowe ukora neza ntibukwemerwa. Ko ndakubaza Abeli ukamukirira ishari, ese wowe ukora neza ntibukwe. Tahura ko nanje ndisi unyubu ukore neza. Haleluya. Umwami w'abantu nico tusigiye gusoreza kuri iryo jambo. Iminota yaje ni nkaho iri hafi kurangira. Amen. Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu niwe mwami w'amahoro. Munde bitubwire ino jambo. Amen. Yesu niwe mwami w'amahoro. Aba perezida batanga umutekano ariko ntibatanga amahoro. Aho hantu biratandukanye. Ukumva hano muri Canada dufite umutekano, tugenda ijoro tugendana nawe, dukora ijoro tugakorana nawe, ntawe uzi ugufu. Ariko turara twiganiye kandi dufite umutekano. Ariko tubura abana dufite umutekano. Ariko tubura ikintu icyo ari cyo cyose, tubura ibitotsi dufite umutekano. Aba bandi batanga umutekano ariko umwami umuzi utanga amahoro. Ndetse Imana icyubahiro. Haleluya. Ni Yesu Kristo. Kubera ko amahoro niyo agezije umubiri. Turi kumwe. Uyu mubiri wubakishwa n'amahoro. Iyo ufite amahoro ndabyibuha
iyo mfite amahoro ndaca mu maso, iyo mfite amahoro mvuga neza, iyo mfite amahoro byose biragenda nyumva n'ibyo mfite. Ariko iyo ndafite amahoro habe n'ubwo bombi byabirenge, ndafite amahoro rujya munsi n'ururaramo. Ariko iyo dufite Yesu akaja mu ngo zacu, akaja mu mitima yacu, akaja mu bwenge bwacu, akaja mu muryango wacu, ibintu byose birakura. Impamvu usanga twuriranaho turwana bidakunda mu ngo, bidakunda muri karitsiye, bidakunda ni ukubera kubura amahoro, ariko si ukubera kubura umutekano. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu nicyo kintu azakora, azatanga amahoro, kuko amahoro yari mu mutima n'uyu mubiri uroha. Iyo amahoro ari mu mutima, ibintu byose muri karitsiye biroha. Iyo amahoro ari mu mutima, igihugu kiratekana. Niyo mpamvu ubona bagiye bashyiraho amategeko kugira ngo tudasitaranaho cyane. Ubundi uko dukundana n'abantu turubahana, tukubahana kubera amategeko. Ndaje muri gereza, ni umukoraho ndaje muri gereza, ni umukoraho byogenda gutya, ni umukoraho byogenda gutya. Noneho tukubahana gusa kuntu tugatinyana kubera amategeko. Ariko ufite amahoro, ufite amahoro, ufite amahoro ya Yesu, ukumva Yesu yakugitseho, ukumva Yesu yakugezeho, nta kindi kintu kiza kikugora mu buzima gukora, nta kindi kintu kiza kikuremerera iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo Yesu yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, mu butware bwe ngo ni ku bitugu bye, ngo zitwa Immanuel. Haleluya. Reka uyu mugoroba wa none, reka uyu mwaka tutahane Yesu. Kuri imyaka ntisa, imyaka ntizisa, ikintu gitandukanye mu myaka ni ugukurura Yesu ukamushyira muri wewe. Iyo wakuruye Yesu ukamushyira mu bugingo bwawe, ngombwa gutuma bw'icuruzwa bw'abashyitsi baratubwiye ngo ibindi byose ni inyongera. Ibindi byose niko musabwa yabwirije, aza ngo ibindi byose, kuko ibi byose biba bitwirukankisha hirya no hino n'inyongera. Kandi impamvu bikwereka ko ari inyongera, kuko iyo ipfuye ntabwo izakuba uzi ubisiga byose. Ibi byose ni inyongera, ariko ikitari inyongera gusa ni ukugumana Yesu. Haleluya. Ni ukubana na Yesu, ni ukugera Yesu muri wewe, ni ukubyara Yesu. Iyo umugore atwite aza yirungenga ku bintu bitatu. Haleluya. Iyo umugore atwite aza yirungenga ku bintu bitatu. Ijambo rya mbere lazima nishobaye. Haleluya. Bwana sifiwe. Twibungenge kugira ngo tuzare Yesu. Yesu niwe mwami w'amahoro, Yesu niwe mujana, Yesu niwe uzabana natwe, Yesu niwe uzadufasha. Hanyuma rero ijambo riri heza, iyo umaze kumenya ko wabyaye uzutura, kugira ngo umenye neza ko wabyaye ugomba gutura. Kandi ituro rya mbere ni ishimwe, kurya umubyeyi gutya azabyara we akavuga ngo Mana shimwa ko mpaye umwana. Iryo ni ryo shimwe rya mbere uzubanza ugatura, ugatura umutima wawe mbere yo gutanga amafaranga yawe, kuko ayo mafaranga aba kure cyane n'umutima. Ikigoye gutanga ni umutima kurusha amafaranga. Batanga amasadaka, Yesu yaravuga ngo uyu mugore niwe utanze amafaranga menshi, kuko yatanze isenti zibiri, abandi bagatanga za miliyoni. Aravuga ngo uyu nguyu yatanze, kuko ntiyatanze amafaranga, si ya senti Yesu yavuze. Yavuze umutima w'umugore, yavuze ngo uyu niwe utanze amafaranga menshi, yatanze umutima we kurusha amafaranga. Yabonye ukuntu yitanze, kuko Yesu ntareba hano areba imbere, kandi ahagoye kuva ni imbere kurusha inyuma. Hano wotubesha ukavuga cyane, cyangwa ugasimba cyane, cyangwa ukaririmba cyane, ariko imbere ntawe uzuhabona. Ni Yesu uzuhabona. Mwakira ijambo ry'Imana.